narababariwe ubuntu kwa nzimana na data haleluya mu bwami bw'ijuru. Ya ministeri yitwa Amazing Grace Ministry. Ni ministeri yatangiye muri 2023 ariko buri munsi nyine turakora, urumva ntago turamara igihe kinini tuvutse, ariko haba baje mu gitondo n'abaje saa sita n'abaje saa 4 n'abaje saa 11 bose Kristo yarabahembye. Icyakora ntago batubwira ingano y'ibihembo bahembwe, ariko icyo tuzi nuko bose barahembwe. Hanyuma twararebye dusanga mu by'ukuri ntago waza n'umuntu wenda ufite nk'ibisuko umuzane muri ADPR. Amahame yo muri ADPR yamugonga kandi tire ko adakeneye kurekana none bya bisuko byiwe. Nanone ntiwafata umuntu wenda wasize inzara umuzane muri ADPR. Biragoranye, ntago byamusaba ko zanzara ze azikuraho kugira ngo abo mu Kristo first kabiri akemera kwakirirwa muri ADPR. Ashobora no kwemera kubikuraho ariko ntiyemere kuva muri church ari. Kubera ko nanone wenda ibyo ngibyo hari gihe avuga ati hari n'abantu baba mu yandi macace batagira ibyo ngibyo, baba bafite imisatsi natural ariko akunda church yiwe ku buryo kumubwira ngo reka yawuze mu yanjye kigoranye. So uburyo bwiza rero bwo guconnecta abo bantu ni ukubarekera muri church zabo ariko stile bagakomeza bakubaka ubwami bw'Imana. So icyo nicyo twarebye rero, turavuga nti aho ugira tubwira umuntu ave muri AR ave nkanjye ungire ngo mve muri ADPR n'abandi bave mu macace yabo, aho icyaba cyiza dukorere hamwe. Turabashuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show n'aba Good Face TV. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Ngewe muri kumwe ni Jean Marie ubasuhuza, imbere ya kamera turi kumwe n'umusore mwiza cyane uriho amavuta y'Imana. Mwene da umeze neza? Meze neza. Umwaka mushya muhire kuri twese. Abantu bagukurikiye mazina ni bandi? Nitwa Mahoro Shadrack. Yes. Ego. Twibwire nyine n'ibindi ku muntu utakoza kumenya. Mahoro Shadrack ni umusore tarashaka, aracyari ingaragu ariko ndindiriye kuzabikora one day. Yes. Yego. Bakubahita babanga ingaragu itigaragara mu byaha. Ibyo ni terme y'abarokore. Ariko nyine nanone kandi simbyigaraguramo. Yego. Rero nk'umuntu w'Imana nagira ngo dutangire ikiganiro cyacu usenga Imana, dushyira imbere y'Imana, ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana data wa twese kandi umuremyi w'isi n'ijuru, ibyiringiro bizima bidakoze isoni, turagushimiye ko uri umwami kandi hejuru yawe nta yindi Mana ihaba. Urihariye, uteye ubwoba, usumba byose. Amavi yose yo mwisa gupfukamire kuko ni wowe ukwiriye icyo cyubahiro nyine. Muri uyu mugoroba turagushimiye ko twongeye kugaragara imbere y'amaso y'ubwoko bwawe, y'abantu bawe. Mu by'ukuri ni umugisha ukomeye kongera kuganiriza abantu b'Imana, tukababwira ko uzagaruka, tukababwira iby'ubwiru bwawe, tukababwira ko uri umwami. Ngaho habwa icyubahiro rero kandi Yesu, umwanya wose tugiye gufata turi imbere yawe tuganira n'ubwoko bwawe, ubu umwanya w'umugisha, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Shadrack, turakwakiriye. Merci beaucoup. Mumeze neza? Tumeze neza n'ukuri. Mperutse kubona video yawe iri na group yawe, niyo mugiye kutubwiraho bari abantu ni bantu ki mwari muri kumwe, nababonye muri kuramya n'abantu barayibonye cyane. Kwanza nyine ku muntu utakuzi wenda ukora iki mu nzu y'Imana? Iriya ministeri yitwa Amazing Grace Ministry. Ni ministeri yatangiye muri 2023 ariko buri munsi nyine turakora, urumva ntago turamara igihe kinini tuvutse,
ariko haba baje mu gitondo n'abaje saa sita n'abaje saa yine n'abaje saa 11 bose Kristo yarabahembye. Icyakora ntago batubwira ingano y'ibihembo bahembwe, ariko icyo tuzi nuko bose barahembwe. Hanyuma turi abantu bava mu macace mu ma eglise atandukanye, turimo abantu nyine bakomoka mu ma eglise atandukanye yo hirya no hino. Twibihurije hamwe rero kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, kubera ko niyo misiyo Yesu yasize. Yaravuze ngo mujye mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abemera mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. So rero niyo ntego dufite, niyo mission yacu, no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tukabwira abantu kazagaruka, tukababwira ko akiza, tukababwira kureka ibyaha, tukanabwira abantu karuhura, cyane cyane kari we wabyivugiye akavuga ngo yemwe mwebwe murushye namwe muremererewe muze munsange ndabaruhura. Yesu niwe muntu wemeye guhamagara indushyi wenyine. Iriya groupe nabonye ari groupe nziza, iramya. Mwihuje mute? Ministeri yanyu mugamije iki? Ibibazo ni bibiri. Mwihuje mute? Mugamije iki? First ikibazo cya mbere uburyo twihuje no buryo butangaje. Igitekerezo nyine hari uwakigize muri twebwe, aragisharinga, arakidusangiza nyine, hanyuma atwereka uburyo bwiza bwo gukora umurimo w'Imana. So rero urumva turebye dusanga hari abantu nyine bava mu matorero n'amadini atandukanye, kandi mu by'ukuri amatorero n'amadini bafite amadoctrine, amahame yabo. So turavuga rero twakora ikintu cyahuza abo bantu yibura ku buryo umuntu atazabangamirwa na doctrine n'amahame y'itorero runaka akomokamo cyangwa se abereye umukristo. Kubera ko example nkangiye wenda nsengera muri ADPR, hari ibyo bemera, hari amahame yabo. So rero no kuvuga ngo biragoye ko icyo kintu wakinjiza mu bandi bantu nabo bafite ibyo bemera cyangwa se bafite uburyo batwara amatorero yabo. So nubwo buryo twihuje rero turavuga ntireka dufatanye hamwe twubaka ubwami bw'Imana, tutitaye ko wenda mva muri ADPR, tutitaye kuri ava muri Anglikane, tutitaye kuri ava muri Foursquare n'ahandi, ahubwo dufatikanyirize hamwe twubaka ubwami bw'Imana, kuko Kristo naza gutwara itorero ntabwo azareba ko umuntu yasengeraga ahantu runaka, ahubwo azareba icyo umuntu yakoze mu isi. Yego. Ikibazo cya kabiri cyagiraga mufitihe mission. Mission yacu niyo kwamamaza ubutumwa bwiza already cyane kabisa. Niyo kwamamaza ubutumwa bwiza tubicishije mu ndirimbo, tubicishije mu ijambo ry'Imana, buri cyo bizasaba cyose kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugeraho bukwiye kugera. Twiteguye kugikora. Twitegure ko mugiye gushinga icaci tukabayoboka. Oya, nta gitekerezo cyo gushinga church gihari. Nta gihari kabisa, nta gihari, kubera ko rimwe abantu turi kumwe bakunda amacace babamo. Of course wenda exactly nkanjye nkunda iyo mbamo, kandi ni njyewe muyobozi wayo. Urumva ni njye wakagize igitekerezo, ariko giye nkunda iyo mbamo, nayivukiyemo, nyibatirizwamo, reba uko ngana nkirimo, simfite gahunda yo kuyivamo. Kuki utayikoreyemo wenda kuvuga uti reka, urabizi habamo worship team, urabizi habamo amakorari, urabizi n'abandi mu matorero menshi nuko bimeze. Kuki utavuze uti reka tubikorere ahantu turi mu kabuga mutahubwo, reka duhamagara abari muri EPR, muri IEBR, muri ADPR, muri impamvu n'ubundi ubusanzwe aho mbarizwa ndumuririmbyi. Aho mbarizwa ndumuririmbyi. Yes, ndaririmba muri korali muri ADPR. Yego. Hanyuma tubireba nkuko nigeze mbivugaho muhashize, twararebye dusanga mu by'ukuri ntago waza n'umuntu wenda ufite nk'ibisuko umuzane muri ADPR. Amahame yo muri ADPR yamugonga, kandi tire ko adakeneye kurekana none bya bisuko byiwe. Nanone ntiwafata umuntu wenda wasize inzara umuzane muri ADPR.
biragoranye ntago byamusaba ko za nzara ze azikuraho kugira ngo abo mu Kristo first kabiri akemera kwakirirwa muri ADPR ashobora no kwemera kubikuraho ariko ntiyemere kuva muri church ari kubera ko nanone wenda ibyo ngibyo hari gihe avuga ati hari n'abantu baba mu yandi macace batagira ibyo ngibyo baba bafite imisatsi natural ariko akunda church yiwe ku buryo kumubwira ngo reka yawuze mu yanjye kigoranye. So uburyo bwiza rero bwo guconnecta abo bantu ni ukubarekera muri church zabo ariko still bagakomeza bakubaka ubwami bw'Imana. So icyo nicyo twarebye rero turavuga nti aho ugira tubwira umuntu ave muri AR ave nkanjye ubwire ngo mve muri ADPR n'abandi bave mu macace yabo aho icyaba cyiza dukorere hamwe duhurize hamwe. Mbere yuko muhura hari communication wenda yindi mwagiraga kugira mugire icyo gitekerezo? Bamwe na bamwe abo twatangiranye twari dusanye communication. Yego. Yes. Muhita muvuga muti ubundi nubwo turi mu matora atandukanye nta buryo twagumamo tukagira ahantu duhurira tukaremya Imana cyane kabisa. Mukorera mu ruhe rusengero iyo muvuze muti tugiye gukora repetition? Ama repetition tuyakorera mbere aho twayakoreraga barahafunze urabizi bino bintu nyine byaje bya leta byo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. So rero natwe biri mu bantu byakozeho nyine. So aho twakoreraga before rero barafunze ariko uyu munsi dufite ahantu tujya dukorera ni muri studio. Yes. Yego. Wow. Ni byiza cyane rwose, congratulations, ni ibintu byiza cyane. Gusa mfite ubuhamya bw'abantu batangiye ministry nk'uko nguko batangira basenga ari groupe y'abanyamasengesho bakahita ministry bakajya muri harya ni RDB ni RGB ni hafa kwandikisha bikarangira bibaye idini. Mwebwe wenda ntihari igihe wenda mu bitekereza mukavuga muti tu niba idini nje nza pastor wenda wowe uzaba diakono kuno? Nabwo nukwagura ubwami bw'Imana. Yes, jamas birashoboka, maybe birashoboka pe kubera ko ntagari twe twihamagara duhamagarwa n'Imana. So rero umuhamagaro w'Imana ubaye ukudirectinga kuyobora ko wakubaka church nta buryo nabumwe utayubaka. So gusa icyo mvuga nukubikora ari wowe ubyikoresheje kubera ko ni idea yawe, ni idea ya membership y'abanyamuryango, ibyo byoho ntago bishoboka ariko ari direction y'Imana. Suppose ko Imana tukorera, Imana turirimbira iravuga ishobora kubabwira ati ndaba directinze ndabayoboye so mukore church. Mu byukuri ubwiye bivuze ibaha n'umurongo donc ibisabwa kugira church ibe. Rega buriya nago church ipfa kubaho. Usibye ibintu abantu bagiye biharaza byo gukora church ugasanga ntibasobanukiwe n'ibyo bintu barimo ariko buriya church n'urundi rwego pe n'urundi rwego. So rero iyo Imana ibibahaye ibahereza n'uburyo bwo kubikora kugira ngo mubashe kuyobora izo ntama muzazigeze mu bwami bwo mwijuru. So icyo ntekereza rero when kwa directingwa cyangwa se twayoborwa n'Imana ikatwemeza ko icyo kintu gikwiye kuba mu byukuri byaba ariko muri twebwe nta gitekerezo kugeza ubu ntago biraza. Yes. Wow. Rero nagira ngo ntago turi buganire ikiganiro kirekire abantu badukurikiye wenda bataza kurambirwa, nagira ngo ukubiteho akapera rwose nk'indirimbo rwose uzamure rwose turamirize gatoya cyane. Yes, let's we do. Reka tubikore. Hari indirimbo iri kumfasha muri no misi pe ni ya True Promises. Isohotse vuba ariko iraryoshye. Ndayibakumbuje bene data mugende muyirebe umva ni nziza. Reka ndirimbe chorus yayo iravuga ngo ambwira kankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa. Ambwira kankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa.
hari akandi baririmbye kavuga ngo nzamandirimba Yesu mvuga urukundo rwiwe rutagira akagero urwo yadukunze nzamandirimba Yesu mvuga urukundo rwiwe agira akagero urwo yadukunze bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wa musaraba we w'imbabazi niwonje nifuza bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wa musaraba we w'imbabazi niwonje nifuza haleluya 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 numukiza narababariwe ubu ndumurakwa nzimana na data haleluya mu bwami bw'ijuru narababariwe ubu ndumuragwa nzimana na data yoyo mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Amen. Ndashaka kubasura ariko muri groupe muri kuramya rwose nkaza welcome, thank you zaze n'umwama karibu rwose ikaze pe ikaze harya muri banga ubundi tugera kuri 30 tugera kuri 30. Wow. N'abandi bantu bose bashaka kutujoininga welcome. Tubahaye ikaze n'ukuri. Hari platform mwamufite? Dufite platform ariko ntago turabishira kuri YouTube. Gusa uyu munsi ibintu byacu biri guca kuri Good Face on TV. Yes. Abantu bashaka kutureba yes bazajya bareba kuri Good Face on TV ndetse bashaka wenda kubashyigikira uyu murimo ntago baboshe ako kantu vuze wa ubukeneye amafaranga ubukeneye amafaranga ariko mu by'ukuri nanone abantu bashaka kudushyigikira nabo bavugisha ziriya nimero ziba ziri kuri Good and Face TV. So ndatekereza babayobora mu buryo bwiza bwo kudufasha. Yes. Ndabashimiye cyane rero. Thank you. None ni igiki kintu wenda wumva wasaba wenda nk'abantu badukurikiye, ni igiki wumva wababwira, ni igiki wumva ufite ku mutima mu minota mike turi gusoza? So ikintu nababwira cyambere no gukomeza nyine kuba Kristo. Ndababwira gukomeza kwagura ubwami bw'Imana, gukomeza kuba ku bwami bw'Imana kubera ko ni igihe gitoya Yesu yarabivuze, yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa kuko ni igihe bugiye kwira mu gihe umuntu atakibashije gukora. So rero kuba Kristo iki nicyo gihe cyo kwagura ubwami bw'Imana, nicyo gihe cyo gukora neza, nicyo gihe cyo kuvuga ijambo ry'Imana, nicyo gihe cyo kuririmba, nicyo gihe cyo gufasha, nicyo gihe cyo kugira urukundo. Ejo ntago tubizi neza ko hahari ariko none dufite tuhakoreshe neza kugira ngo tuzahabwe ingororano. Hanyuma kuba tarakizwa, kuba tarakira Kristo, muri gutinda muri gucererwa iki ni gihe nanone cyo kwakira Kristo kuko muri we biraryoshye bimeze neza.
twararyohewe. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo ndanyuzwe kuko mufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikirayo, ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose. Muri Kristo tugoswe n'urukundo. So abatarakizwa yo muri gucererwa, mubanguke mubanguke kabisa. Ikibazo wenda gatoya nk'urubyiruko rukijijwe rwiyeguriye Imana, ukora amasengesho, wiyiriza ubusa, ubona ari ubuhe buzima mubayemo wenda wakumbuza abandi bantu wenda batarakizwa? Mana y'isi n'ijuru, ibyo byo umuntu yabivuga umuswira. Yo tubarusha mu buryo bwose. Papa wanje tubarusha. Paulo yaranabivuze, yaravuze ngo tubarusha muri byose n'ukuri kw'Imana pe. First nta kintu cyiza nko kubona umusore cyangwa umukobwa mu by'ukuri utaba mu biyobyabwenge, utashakira amahoro muri drugs, utashakira mu nzoga, utashakira mu itabi. Biraryoha, biraryoha kabisa. Urabona urundi rubyiruko yo twahuye n'ibibazo, urubyiruko rutizera nyine, rutizera Kristo, iyo bahuye n'ibibazo bajya mu businzi, abandi bakajya mu biyobyabwenge. Ariko kuba muri Kristo mu by'ukuri uba uri nomo, uba umeze neza, haba nk'umunezero. Urubyiruko muzi harimo umunezero ntabasha kubasobanurira, keretse muje namwe mukawenjoyinga mukumva ukuntu umera. Ariko mu by'ukuri dufite ibyiza twabonye muri Kristo Yesu, araryoshye. Rero ndikumva wasoza udusengera Imana. Reka dusenge. Mana y'isi n'ijuru kandi Imana y'ubuntu, turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza tugiranye na mwene data. Mu by'ukuri ni cyiza pe. Hanyuma dusengeye abantu bakwizeye kugira ngo bakomereze muri iyi si, kubera ko habiyeza avuga ngo umuntu cyambaye umwambaro w'urugamba yere kwifata nk'uwukuyemo. Turacyafite intambara mu isi, turacyafashe igihe kirekire cyo kurwana, ariko dukomereza amaboko kugira ngo tubashe gutsinda iyi ntambara. Hanyuma abatarizera Kristo nabo ubahe kukumenya, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntawe ushobora kuza aho atarehejwe nawe. Rero ureshye abantu bakiri mu byaha bitandukanye, abakiri mu busambanyi, abakiri mu businzi, abakiri mu mabi yose, abakiri mu biyobyabwenge. Mwami w'abami ubareshe kugira ngo baze kuri Kristo bamenye kuntu ugira neza, hanyuma natwe tugirire neza. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen.